Halo, ntukibuze amahoro y'umutima mu gushaka ubukire, mu gushaka amafaranga. Niyo ngingo turaganiraho uyu munsi, ariko ndabanje nkabasuhuza nkabakira ku rubuga rwacu rwa iyubake ukire. Nyine iyubake uteze imbere ubuzima bwawe, iyubake ube umuntu wahinduye imitekerereze, wumva ubuzima ku bundi buryo, kubera uburyo bigufasha kugana umunezero, ku buryo bigufasha kugana iterambere ryawe. Mwayumvise rero nyene ingingo tugiye kuganiraho, nkubwira ngo haranira kugira amahoro y'umutima mu nzira yawe igana nyine ubukire, mu nzira yo gushaka amafaranga. Burya umuntu ukira ni umuntu wifitemo amahoro mu mutima we. Ntahungabanye muri we, aratuje muri we, nta bwoba afite. Ugomba kumenya yuko burya ushobora kugira amafaranga ariko udatuje, kubera ko hari abakubwira ko wayabonye mu nzira mbi. Hari abakubwira ko wayabonye mu buryo bubi, cyangwa se nawe urabyibwira wowe ubwawe, urabizi mu mutima wawe, kuko umutima wawe nta kintu wawuhisha, biri mu mutima wawe. Uzi ko wahemukiye abandi kugira ngo ubone amafaranga, ubwo nta bukire burimo. Kandi ugomba kumenya yuko ibintu byose ukora, ikibi cyose ukora ngo kirakugarukira, nk'uko icyiza ukora kirakugarukira. Niba warabonye amafaranga wibye abandi, niba warabonye amafaranga kubera wakoresheje kubabeshya, menya yuko ibyo bintu ntabwo uzagira ubukire burambye. Hari abantu bateye basigaye bashakira amafaranga mu kuvuga inkuru zo kubabaza abandi, mu kuvuga inkuru zo gukomeretsa abandi, bakumva ko bari kurema inkuru za byacitse, inkuru zigirira abandi nabi, bagamije bo kugira ngo babone baronke indonke, kugira ngo bakorere amafaranga, kugira ngo binjize, bagahitamo guhimba inkuru bahimbira abandi, bagira ngo bashyushye inkuru za byacitse, hanyuma abantu bazirebe ibintu byangiza undi muntu. Niba ukora ibyo ibintu, menya ko ubukire bizakugezaho utazahoraho. Ntabwo buzahoraho ubukire nk'ubwo, ntabwo buhoraho ubukire nk'ubwo. Ujya kubona ukabona umuyaga urabuhushye, ntumenye uko bigenze, kubera ko ibintu byose burya ubona mu kibi, byanze bikunze ntabwo biguhira. Irinde ubukire ubona uhemukiye abandi. Irunde ubukire, k'ubukire bwawe buherekezwa n'agahinda k'abandi bantu. Niba ushaka ubukire burambye, abantu benshi bababaza abandi, ukabona ko biteye ikibazo, ugasanga uri gutera abandi agahinda, ugasanga uri gukomeretsa abandi, wowe wishimisha wisekera, uzi yuko wowe uri gukora amafaranga, uri kugira ngo inkuru zawe zinarebwe kuri YouTube. Byo n'ibintu byateye mu Banyafurika, mu Banyarwanda ho birakabije, guhemukira abandi, kubabaza abantu, gukomeretsa abantu kugira ngo dukorere amafaranga. Ibyo ni ibintu biteye agahinda. Nifuza kugira ngo wirinde. Niba uri umuntu ureba kure, niba uri umuntu ushaka kugera ku bukire burambye, niba uri umuntu ushaka guteza imbere ubuzima bwawe, ugomba kubwubaka mu nzira nziza. Ibyo nibyo bita gukunda abandi. Wigirira abandi nabi ugamije indonke, wa muntu we, wigirira abandi ugamije amafaranga, kugira ugire amafaranga. Ni ibintu bibi cyane, nawe bizakugarukira. Bya bindi umuntu ahaguruka avuga ngo agiye gutanga ubuhamya, ababaza abandi cyangwa se ababeshyera, ngo ari gushyushya inkuru, ubundi babyita ngo ni ukumena umuceri, ubundi ngo nugu byacitse. Ibiriya ni ibintu umuntu ubikora abajya amenya yuko aba ari kunyura mu nzira mbi, ni inzira mbi. N'ayo mafaranga niba nayabona, aranyura mu nzira mbi. Ndamukangurira kwirinda gukora ibyo bintu. Ni ibintu byateye ku ma YouTube, ariko ni ibintu bigaragaza nyine, mbona birimo n'ubujiji, ni ubukene, ni ukudasobanukirwa nabyo, ni ubwenge bukeya, mbese ni ukuba udafite ubwo bunararibonye, iyo maturite. Wenda ahanini ni abantu bakiri batoya, ni generasiyo z'iki gihe zateye
ziriho zitaragira ubunararibonye, zikunda ibyo bintu byo kujya kuri YouTube ukumva ko wagiye kuri YouTube bivuga ko wakomeye wabaye umusitari, ariko inyuma yawe uri kuhasiga ikintu kibi. Usebya abandi, unabeshya. Harimo n'abibeshyera inkuru bo ubwabo, n'abibeshyera inkuru. Merutse kubona inkuru ngo y'umuryango wibeshyera ngo waratandukanye, ngo utabeshya, ubeshya, cyangwa se byaranabaye ariko ubona ko ari ibintu bibaye kare. Ibintu nk'ibyo ni ibintu bitari byiza ku bantu. Urugo umuntu ajya gushyira ubuzima bwe hanze, ubuzima bw'urugo, agasebya nk'umugabo we, undi akajyayo agasebya umugore we. Rimwe na rimwe nyine ni ukuri cyangwa no kubeshya kugira ngo agaragare aho hantu, abo umusitari, amenyekane, abone amafaranga se. Urumva ko nyuma yawe ugomba kumenya yuko wenda wowe uri kubikora urumva wabaye umusitari, ariko inyuma yawe uri kuhasiga abantu bakomeretse, baba bakomeretse mu muryango wawe, wakomeretsa abana bawe, wakomeretsa umugabo wawe, niba uri umugore ujya kuvuga ibyingo byanyu zananiranye n'umuryango we, ndetse hari n'abo umuryango wawe ukomeretsa badashyigikiye kujya gushyira ubuzima bwanyu ku mbuga nkoranyambaga. Gushyira ubuzima bwawe byoroshye, abantu barashyira ubuzima bwabo byoroshye hanze ku karubanda, ukavuga uti abantu b'iki gihe ntabwo bakigira gihana. Abantu ntabwo abakobwa, abagore bakiri batoya, ukagira ati nta bakigira ba tante babo, nta bakigira ba uncle babo. Urabyibaza ukabona biteye agahinda. Urubyiruko, generasiyo z'iki gihe ni ibintu biteye agahinda, biteye kwibaza. Uravuga uti ninde wifuza ko ibyo bintu abantu babyubaka gutyo, abantu bakubaka ibinyoma, abantu bakubaka kugirira nabi abandi, bakibaka guhemukira abandi, ukajya nka hariya ukahimba nk'inkuru mbi uvuga ku muntu nta kintu yagutwaye, wowe ngo uri gukora amafaranga, ugiye hariya barayaguhaye yego, ariko se ayo mafaranga urumva amafaranga aherekejwe n'imivumo n'amarira y'umuntu, amafaranga uronshye mu gahinda k'undi muntu, wibwira yuko azakugeza hehe? Ndakubwiye ngo ntukubakire ubukire bwawe ku mibabaro y'abandi. Ntabwo ubwo bukire bushobora kuramba. Kubaka ubukire ku mibabaro y'abandi byanze bikunze hari icyo bita karma, irazi kabisenya ntumenya n'ahantu iturutse. Ibyiza niba n'ikintu ushaka kubwira mugenzi wawe ukumva kikuriye ushaka kukivuga muri ibi, icy'ingenzi ubundi ni uguhitamo guceceka ku byerekeye kuvuga abandi. Ubuzima bw'abandi ntabwo butureba, ubuzima bw'abandi bari mu buzima bwabo, nawe uri mu buzima bwawe. Niba mutanabyumva kimwe n'ubuzima, ibyo ni ibyabo, nawe ufite ibyawe. Niba ari inshuti zawe, niba ari abantu ukeneye kugira inama, muhamagare. Niba uri umuntu mwiza, wimushyira ku karubanda, wimushyira ku karubanda. Udashoboye kwikomereza inzira yawe ngo utambuke ntacyo umubwiye, gira ubwenge bwiza, uvuga uti reka nguhamagare uganirize. Uhamagara uwo muntu umuganirize uti hano ibi n'ibi. Rwose ni ibintu bibabaje iyo ubona abantu birirwa bahemukira abandi, babaza abandi, bitwaje ngo ni ukumena imiceri, bitwaje ngo ni ugukora byacitse. Uravuga uti iki gihe nta muntu ugihana undi. None rero wenda gukanguriye uyu munsi niwe uri umuntu tugendana ngo ntugakorere abandi ibyo utifuza ko bakugirira. Abantu nitugira ubumuntu, abantu nitugira ubunyangamugayo, abantu nitugira urukundo, dutekereze no ku bandi. Kujya gusenya undi muntu ufite ibyo ugamije, wowe kugeraho, urashaka wenda ayo mafaranga, cyangwa se urashaka kuba umusitari, cyangwa se urashaka kwigaragaza, urumva ugashyira umuntu ku karubanda kuriya. Ni ibintu rwose ngira ngo nkangurire abantu tugendana, niba ari n'umuntu bitekereza cyangwa n'inshuti yawe, ibira ni ibintu mbona ko birimo ubwana, birimo kutareba kure, kujya kumena ibintu byose hanze. Abantu benshi barakomereka kubera ibintu burya abantu bamena hariya, abandi bagakomereka kubera wagiye kuvuga wenda n'amabanga yabo. Abagore cyane babirimo biteye ubwoba. Abagore rwose, abagore twimeneho agafu, ni ibintu bibabaje. N'abagabo babizamo, ariko abagore bo nibo benshi kubera wenda amarangamutima y'abagore, kubera ko burya abagore ngo bagira amarangamutima. Ariko niba ufite amarangamutima, ibyo bintu byo kuvuga ngo no kugira ngo uruhuke ubivane muri wowe, ushaka kugira ukabiganiza umuntu w'inshuti yawe, umuntu ukwegereye, umuntu wa hafi, ubishoboye se ukabiganiriza
abantu babyigiye, niba ari ibintu bikomeye ukeneye gusohora muri wowe kugira abantu bagufashe, abapsikologe barahari, abantu b'inshuti barahari, abihaye Imana barahari, abantu bakwegereye, inshuti z'amagara, umubyeyi wawe. Ariko kujya gushyira ku karubanda umugabo wanjye yankoreye ibi n'ibi, kujya gushyira ku karubanda umuntu uyu n'uyu yakoze ibi n'ibi, niba ari n'inshuti yawe, ibyo bintu koko bimariye iki isi? Ibyo bintu rero abanyarwanda, kubera ko dukunda ikibi, uretse ko baza ari kamere ya muntu, ariko abantu benshi ntabwo nzi ko babigira. Abanyarwanda bo bakunda ikibi, ni abambere. Ibintu byo gusebanya abandi, ibintu byo gushyushya, ibintu byo gutukana, ibintu byo kuvuga nabi, ibintu byo abyo abantu ngo bashaka ngo nibyo barebwa. Noneho kubera ko ari byo abantu bareba, rero abantu badashishoza, abantu badafite ubushishozi bakabijyamo. Urubyiruko rubirimo, ruri mu bintu byo gushyushya inkuru, byo kuvuga abantu, ruri mu gutuka, ibintu biteye agahinda. Urubyiruko ntirufite gushishoza, abakuru ntibahana, ugasanga abantu nako nguko ngo bari gushakisha amafaranga. Niba ukunda umuntu wikwifuza yuko akorerwa, wamukorera ikintu nawe utakwifuza ko ugikorerwa. Burya gushyira umuntu ku karubanda ni ikintu gikomeye, kibi cyane. Burya baranavuga ngo mu gihano gikomeye, no mu kazi burya hari ibintu bitaga blame. Kuba n'umuntu yaza kuvuga ati ihanga wakosheje no mu bandi, ni igihano nk'uko umuntu yaguhana akagushyira hariya muri prison, nacyo ni igihano. Kuvuga umuntu mu bantu rero no mu bandi bantu, haswe noneho abantu b'isi yose bashaka kureba, ni ibintu bibi cyane. Burya iyo ugiye kuvuga umuntu, niba uri umugore, niba uri n'umugabo, ujye ubanza utekereze ukuntu ugiye kumuhemukira. Niba hari ikintu kibi ugiye kumuvugaho, ubitekerezeho inshuro nyinshi, utekereze nawe ubwawe kujya kuvuga ubuzima bwawe, utekereze ku ngaruka bishaka kugira no ku bana bawe no ku muryango wawe. Ubanze ushishoze rwose mbere yo kujya kuvuga ibintu bitari biri ngombwa. Kuri YouTube hari ibintu byinshi umuntu yajya kuvugaho, hari ibintu byubaka abantu, hari ibintu biganiro wajya gutangayo, hari n'ubundi buhamya butajya gutanga ariko butari mu bintu byo kubabaza abandi. Nujya kuvuga hari umuntu uravuga akababara, banza utekereze, wibaze niba wowe ari wowe, ubanze witekerezeho niba ari wowe ibyo bintu wakwishimira ko undi muntu ajya kubikora. Niyo mpamvu babwiye ngo ntugakorere abandi ibyo utifuza ko bakugirira nawe. Icyo ni ikintu cyangwa cyane, niyo kintu kigomba kubanza kugufasha mbere yo gufata icyemezo cyo kujya gutanga inkuru ngo ugiye kuva kuri YouTube ngo uri gutanga ubuhamya. Ibyo nibyo bita kugira ubwenge. Kubera ko ibintu byatiye kuri YouTube biteye agahinda. Kujya gusenya undi ufite ibyo ugamije ntacyo bimaze. Gana abandi kugira ngo ahubwo ubatere imbaraga. Gana abandi niba ushaka kugira ngo ububake, ubazamure, ubafashe, ubagire inama, ibyo byiza. Niba hari icyo ushaka no kugaya ku muntu, bikore ku buryo bumufasha. Mubwira uti hariya hari ibintu ukora, biriya bintu ukora ndabikunda, ariko hari iki n'iki mbona nifuza ko nakuganirizaho kitari cyiza. Uti aha naha buriya nta kundi kuntu wahindura cyangwa wahakosora gutya na gutya. Icyo gihe umuntu azabyakira neza, azabyishimira. Ariko uravuze ngo inama ugiye ku mugaragaro, abantu barabivuga, ukajya hariya ku mugaragaro kuri YouTube ngo uyu nguyu ngo inama ngo namugira ngo gukora gutya, ngo inama wamugira. Umuntu ushaka kugira inama umushyira ku karubanda. Hamagara umuntu umubwira uti icyo yakosora n'iki n'iki mu byo akora, hanyuma umubwira uti kosora iki n'iki. Bigume hagati yanyu inshuti yanjye. Icyo gihe uzaba ubaye umuntu mwiza, uzaba ubaye umuntu w'inyangamugayo, kandi nawe bizakugarukira. Ibyo nibyo byerekana ko wifuriza icyiza umuntu. Nicyo kibyerekana. Aha kuvuga ngo ugiye ku karubanda kuri YouTube ngo inama nagira kanaka niyi niyi. Abantu b'iki gihe abari n'inshuti zawe, umuntu abari n'inshuti yawe, ugasanga arashimishwa no gufata nk'amafoto y'ibyawe. Agafata amafoto, akaza agafata amafoto y'ibintu byawe, niba n'ibintu ukora akajyamo agafata amafoto y'ibintu ukora byawe agaya. Wajya kuno ukabona yashyize hariya ku karubanda, agashyira hariya. Abantu ukabona barebye, barabibonye amafoto, ibintu byose. Nta soni abantu b'iki gihe bakigira, nta bunyangamugayo.
muri iki gihe niyo mpamvu ari ngombwa kugabanya kwizera abantu. Isi yabaye ukuntu hari ibintu ubona ukabona biteye agahinda, kwizera abantu, ukakira abantu iwawe, ukagira gute ibintu byo kugira abantu byose ukizera n'abantu ukamariramo. Ubu ngubu ibintu by'iki gihe hari ni ukugenda bukeya. Umuntu aba ari inshuti yawe, ukaza agafotora amafoto ukasanga yajyanye kuri za Facebook, ntubizi yohereje hehe, hari n'ibintu agaya, ntacyo yakubwiye ntiyanakuganirije. Ubu nta kintu gishigaye gifasha kuba umuntu yagira ubuzima bwe yihariye ngo avuga ati ubu ni ma vie privée ya yindi umuntu atagira. Oya, ibintu by'ama YouTube, ibintu by'ama réseaux sociaux byatereye telefone, umuntu arafata amafoto utabizi wose akohereza. Ukaba wakohezaho amafoto y'ibintu by'inshuti yawe ugaya, ugashyira hariya, aho wamubwira uti ese inshuti yanjye ahangaha biti wakoze iki ngiki. Ubwo niwo muntu, ibyo nibyo bintu bifasha kugira abandi neza. Burya icyiza ukorera abandi nawe menya ko uba ukikoreye, kuko kirakugarukira inshuro ndetse inshuro ijana. Abantu bagira neza muzabarebe, babaho neza. Abantu babagira neza basaza neza, basaza mu mahoro, basaza banezerewe, basaza bafite abantu babari hafi, ku buryo ari ibintu byikora. Hari abantu benshi rero batazi nk'icyo kintu. Guhemuka nta kiza cyabyo. Niyo urahemuka ushaka gukira, uri umuntu uramweskuroka, uramuhemukira, uramutuka yarakwizeye, uramutwara ibintu bye, urajya kumuvuga hari ku mugaragaro, byanze bikunze bizakugarukira. Ni ikintu ngenje kubwira abantu, kubera yuko burya ngo iyo ugize neza nawe wawigiriye neza inshuro ijana. Abantu benshi bagomba kumenya icyo kintu ko kugira neza nta kuntu bisa. Kugira neza ni wowe wawikorera nawe ubwawe, umutima wawe uratuza, nta bintu bikurimo kandi bikakugarukira. Ni Imana niko yabiremye, niko yabiramye. Abantu bagira nabi bahura n'ibyo bitaro karuma, bagarukaho byanze bikunze. Urumva rero kubeshyira undi muntu ugatanga se n'ubuhamya ugamije gusebya undi muntu, bikazaburizamo ibyo ngibyo, bikazaburizamo amahoro y'uwo muntu, ibyo bintu bikamwangiza, bikamutera agahinda. Menya yuko nawe bizaburizamo iterambere ryawe. Nta hantu uzagera nawe bizakugarukira. Rero bikugirire nabi ku bundi buryo. Burya ni muri Bibiliya barabivuga ngo ntukicare mu nteko y'abaneguranye. Iyo ni Bibiliya bitubwira. Kwicara mu bantu banegura abandi. Niba uri mu bantu banegura abandi nawe ukabijyamo, menya yuko uri gukora ibintu bibi. Numva abantu bari kunegura, ujye wagutse ibyo ngende ntabwo birimo, wigendere. Abantu bazana kukunegurira ujye ubaha agasoko. Ngiye ntabwo nkunda n'abantu baza kumbwira ngo nguyu gutya. Ibyo ni ibyabo, abantu baseka abandi, abantu bari mu kunegura abandi, ukajyamo nawe ugashyushya ngo ngwino umbwire, ugashyira kuri YouTube. Menya yuko uri guhemuka, kubera ko hari n'abantu nyine babigize akazi, babigize business yabo, babigize umwuga wabo. Urumva, ndabyumva wenda uri umunyamakuru cyangwa se uri umuntu ushaka gukora kuri YouTube amafaranga, ariko menya kuri kuyakorera ku buryo bubi. Nubona umuntu ari kuza abeshyera mugenzi we, nubona umuntu ari kuza asebya undi, uvuga uti ibi biganiro byawe ntabwo ngiye mbijyamo, ntabwo mbitanga. Kumva umuntu araje gusebya undi, arimo ababaza undi, umuntu ari mu gahinda, nawe muri kongeraho. Hateye n'ibintu umuntu agira ibyago, abantu ubwo bakaza kumwongerera bavuga inkuru undi akaza akavuga, abantu bakareba ngo nibyo abantu ngo bareba. N'ubyo byose ni ubujiji. Abantu bakunda kureba ibintu bibi, ujye mumenya ko ari ubujiji, kubera ko umuntu ujijutse areba ibintu bimwubaka, areba ibintu bimutera imbere. Umuntu ushaka gutera imbere areba ibintu bimugira icyo muhindurira muri we, ntabwo yirirwa areba ibintu by'ubujiji, ibintu byo kuvuga abandi, ibintu byo kunegura abandi. Iyo uzi ko ugomba burya kugera kure, ntugomba kuba mu bantu banegura abandi. Ibintu byo kunegura abandi cyangwa kureba abanegura abandi, uri guta igihe. None se icyo gihe cyawe ushyiraho ngaho, ntuba ukeneye kugikoresha nyine mu iterambere ryawe. Ni ukuvuga ngo wowe iyo ushaka gutera imbere, ibibi ntabwo ari byawe, ibyo kujya mu bibi, kuvuga abandi nabi, kugira n'abandi nabi. No. Amafaranga ukura mu kibi uzatakaza byanze bikunze. Niko bimeze, amafaranga ava mu kibi byanze bikunze aratakara. Ntukagirire rero abandi nabi cyangwa ntukabifurize ikibi. Umutima wawe urinde ibitekerezo bibi, urinde ikintu kibi,
aho ugana harakomeye, we harakomeye. Kurikira inzira yawe ahubwo yo gutera imbere, kurikira inzira yawe yo guteza imbere ubuzima bwawe. Uri umuntu w'agaciro, uri umuntu ugomba kuzagera ku bintu bikomeye, uri umuntu ugomba kuzagera ku ntego zikomeye kandi unyuze mu nzira nziza. Ibintu byo kugira abandi nabi, ibintu wajyamo bidafashije, byo kubabaza abandi, ibyo ngibyo ndagukangurira kubireka. Umuntu nanaguhemukira wowe uzamwihorere, wicecekere, wikomereze ubuzima bwawe. Menye yuko ubuzima buzamugenera igikwiriye. Wijya guhangana nawe ujya kumusubiza kuri YouTube ngo nanjye reka njye kumwishyura, nawe uza n'ibindi, nawe uza n'uhimbe, uza n'ibyo gushyushya bindi, nawe umuhimbire ngo uri kumwishyura. Oya, mwihorere, wicecekere, ubuzima buzamugenera igikwiye. Burya nibyo byiza, kwicecekera nta kintu kibiruta, nta kintu kibiruta. Inshuti yawe niguhemukira uzayireke, hanyuma wowe ukore kwicecekera. Ntuzamukorere ikibi wowe nkuko agukoreye, uzayibona isi nizamusubiza. Haramagara mugenzi wawe, nakunanira urebe inshuti yabahuza, umubwire ikitagenda neza, umubwire wenda icy'umugaya wo kugira ngo ujye kumushyira ku karubanda. Nyaboneka ni ikintu nifuzaga kubabwira, guharanira kutibuza amahoro y'umutima no kutayabuza abandi. Ni ibintu bidufasha, ni ibintu burya bituzamura no mu buzima, ni ibintu bikomeye no ku iterambere ryacu, kubera ko bidufasha kubaho dutuje mu mutima wacu, muri twebwe tukabaho umunezero kubera ibyo bintu. Naho guhemuka byanze bikunze ntibishaka kuvamo, bizagukurikirana, bikurikirane n'ubuvivi bwawe. Mwabyumvise rero ab'agaciro, ni ikintu nabakanguriraga cyo kwibuka kubaho muri nyangamugayo, kubaho mureba icyiza, kubaho mugira abandi neza, kubaho mudahemukira abandi. Umuntu nanaguhemukira, nkunda kubigisha ko umwirinda ukamugendera kure, ariko wowe wimugirira nabi, nagushyira hanze ku karubanda, wimushyira hanze nk'uko we yabigukoreye, uzayibona ni wowe uzaba ukimutsinze. Ciao ciao.